Ngo habayeho ubu ntago turi muri habayeho ahubwo turi hariho Pascaline ni umuhanuzi sibyo nta kintu wigeze uhanura pe cyangiza kikanasohora ugira ngo nubundi abantu bemere yuko Imana itavugiraga muri ba Eliya na ba Elisa gusa. Ni byinshi cyane ibintu nahanuye bigasohora, ni byinshi cyane nanubwo nanabimenye umubare. Mbwiramo nka 2 pe nukuri. Ibintu nahanuye bigasohora. Icyambere nabantu nahanuriye ko bagiye kubona urubyaro bakarubona. Icya kabiri nabantu nahanuriye yuko bagiye kubona amazu bakayabona. Harabo nahanuriye yuko bagiye kwishyurirwa amadeni garishyurwa. Ndetse ndabyibuka ndi mu bitaro bya Ruhengeri ari umuntu nahanuriye yuko Imana imukijije yari yarakoze impanuka ikomeye cyane ariko ndashima Imana ko ubungu bari kugenda pe umubonye nawe wabona ko ari umusore ushima Imana. Yego hari nabo nahanuriye bari muri ibyo bitaro mbabwira yuko Imana igiye kubagirira neza ikabahindura amateka. Hari nk'akana gato yakari karavunitse babona yuko akaguru bazagaca ariko ubungu uwo mwana namubwiye ko agiye gukira nawe ubungu yarakiza ajya namamagara akambwira ati komera mama mutoya. Yego gutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana mahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka mfatiye umwanya shimire wakanze subscribe kuri Concorde TV show ukadushyigikira nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije kutabicisha irungu ahubwo nkajya kureba abakozi b'Imana batandukanye batabivanze tukaza tukaganira tukibutsa abantu yuko Imana ivuga. Nanjye ndahari nka Pascaline nishobora byose. Yego turi kumwe na nishobora byose Pascaline ne tugiye gufatanya kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana. Pascaline uraho neza? Yesu ashimwe. Yesu nahimbaze. Haleluya. Amina burundu. Ndi kugira ngo ujye mu mwuka cyane ushabuke ndakuzura umuhanuzi ntabwo dushaka gukora ikiganiro nk'abantu bihe byo dushaka gukora ikiganiro nk'abantu bari hehe mu mwuka vugira ngo imbaraga ayiyewe imbaraga ayiyewe imbaraga z'Imana we imbaraga. Haleluya. Yego reka tugu umwanya dusengera kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Ni karibu. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi watugiriye, tugushimiye uburyo abanyanatwe no hagucubahiro. Turi bwa bwoko wishimira, turi bwa bwoko ukunda. Tuje imbere yawe ngo tugirire neza kandi uturengere. Tuje imbere yawe ngo twiteho nk'umubyeyi wacu. Tuje kugira ngo tureberere izina ryawe rishimwe. Amen. Kaya tugiye gukora ikiganiro, reka ikiganiro cyacu ugihe umugisha kandi ubane natwe muri byose kuko ushoboye byose. Nyemerera witwa Imana ku buzima bwacu kandi data abaracyumva bagire guhinduka, bagire icyo bahinduka muri wo, ugire iki kiganiro kigiraho kibakura kigire naho kibashira kugira ngo izina ryawe rishimwe. Icyo duheje n'imyuka mibi mu izina rya Yesu. Bazimu n'abazimukazi turakubitira kure, migambi y'abapfumu n'abapfumukazi turabamaganye mu izina rya Yesu. Ahubwo nyemerera neza yawe bari yigaragara ngaho dushigikire kandi ubane natwe uturengere ko kuri data mwiza ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego navuze ngo tugiye kuvuga imbaraga z'Imana. Shaka kugira ngo duhangane n'abantu bajya bavuga ngo Imana ngo ntabwo igivuga.
aho narekarama cyane. Rekarama. Zana ingingo zifatika tubemeze. Impamvu ngiye mvuga ko Imana ivuga. Kingiye ku bahanuzi bwa kera uko Imana yavugaga. Kingiye no kuri ubu ngubu igihe turimo. Imana iracyavuga. Kandi Imana yacu nigeze ihinduka. Nukuri. Kubera ko ubumana bwayo buhora ari ubumana bwayo. Ihora kuri naturel yayo. Ntabwo igihinduka. Amen. Amen. Ngewe impamvu mfite ibihamya n'ibimenyetso yuko Imana yacu igivuga. Biduhe nibyo tuba dukeneye. Hari byinshi twagiye tunyuramo ducamo tubibona n'abantu bakabibona. Icyambere bahanura yuko insengero zigiye gufunga. Yego. Barabihanuye abantu barabipinga. N'ijambo ry'Imana riratwandikira riravuga ngo igihe kirageze ngo nyine abantu banyoterwe n'ijambo ry'Imana, bagira inyota yo gushaka ijambo ry'Imana nibaribone. Yego. Ibyo ngibyo abantu bakabona ko bitazasohora, bakavuga ngo mbese ibyo byabaho bigenze bite. Nanjye nabyumvaga kera nkumva ko bitazabaho. Ariko ubu ngubu insengero zirafunzwe kandi byarahanuwe. Buri mwe wese ari kumva afite inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Hari abakumbura gusirimba nkuko basirimbaga, hari abakumbura kuririmba bagafata mikoro nkuko bazifataga. Ibyo byose nago abenshi bakibibona. Niyo mpamvu mvuga yuko Imana yacu kivuga kandi byivuga ibisohoza nkuko yabivuze. Yego. Uri umuhanuzi sibyo? Hari abantu bajya basoma, njya nkunda kubwira abantu iyo nagirirwaga umwanya wo kubwiriza rata insengero batarazifunga, reka tubivuge gutyo. Hege nabwiraga abantu ni ngewe kugusomera iyi Bibiliya amagambo arimo ibyinshi nibyabereye muri Isirayeli, nibura nibyabereye muri Afrika gatoya muri Egiputa, nibura na Ethiopia ubanza handitswemo sibyo? None nkavuga ibyo bintu ngewe uretse Uganda hano hirya nakandagiye naho n'ishuri imwe, nta kindi gihugu ndajyamo. Urumva aho muri Isirayeli simpazi. Ibyo biba na sogokuruza wanjye ntiyararabaho. Urumva nkavuga niho ibyo kubikubwira uga ngo mbikumvishe udafite umwuka wera biragoye kugira ute kubyumva. Ntariko Imana yatoranyije Dawidi, nanjye reka mbabwira uko yantoranyije. N'urugero nkababwira aho yankuye nahigize ite nahingejeje sibyo? Nawe rero abantu barasoma ngo habaye abahanuzi ngo habayeho. Ubu ntago turi muri habayeho, ahubwo turi hariho. Pascaline ni umuhanuzi sibyo? Nta kintu wigeze uhanura pe cyangiza kikanasohora ugira ngo nubundi abantu bemere yuko Imana itavugiraga muri ba Eliya na ba Elisa gusa. Ni byinshi cyane ibintu nahanuye bigasohora, ni byinshi cyane na nubwo nanabimenye umubare. Mbwiramo nka 2 pe nukuri. Ibintu nahanuye bigasohora. Icyambere nabantu nahanuriye ko bagiye kubona urubyaro bakarubona. Icya kabiri nabantu nahanuriye yuko bagiye kubona amazu bakayabona. Hari abo nahanuriye yuko bagiye kwishyurirwa amadeni garishyurwa. Ndetse ndabyibuka ndi mu bitaro bya Ruhengeri, ari umuntu nahanuriye yuko Imana imukijije, yari yarakoze impanuka ikomeye cyane. Ariko ndashima Imana ko ubu ngubu ari kugenda pe. Umubonye nawe wabona ko ari umusore ushima Imana. Yego. Hari nabo nahanuriye bari muri ibyo bitaro mbabwira yuko Imana igiye kubagirira neza ikabahindura amateka. Hari nk'akana gato yakari karavunitse babona yuko akaguru bazagaca, ariko ubu ngubu uwo mwana namubwiye ko agiye gukira, nawe ubu ngubu yarakiza. Ajya namamagara akambwira ati komera mama mutoya. Yego. Yakwise mama mudogo bitewe nuko wamuhanuriye. Nuko namusengeye icyo gihe namusengeye. Ndamubwira ni ugiye kuzakira kandi uzagenda neza. Nyivaho icyumweru kirashira ikindi barambwira ngo yatashye ngo ntago kaguru bagaciye. Ubwo rero ibyo ni ibihamya, ntago tukivuga ibyo ba Daniel na byakera. Ubu twifitiye ibihamya, natwe ubwacu turi ibihamya. Tugenda turi ibihamya. Hari abajya bagira ngo ariko ngo konkoride ngo ntanguze ngo kutuzanira abantu ngo bazi kwiyemera. Nkabwira ntariko biyemera gute? Ninde wigeze uhamagara Imana ikabura ikimubwira ngo akubwire? Bora rero ikintu cyisha abantu no kutizera no kubura ibyiringiro muri bo. Iyo ufite ibyiringiro n'ikizere
nyamaze nagushidikanya impamvu ariko ntago akenshi hari igihe samutayimu najya amarenganya impamvu nuko inama zivanze n'ihene ikiza kivanze n'ikibi niyo mpamvu usanga ibintu byarivanze bamwe ugasanga nta kizere bifitiye kubera ko hazemo siyanse aho umuntu ari mu muntu ariko akabura umwuka iyo ni siyanse akarema irobo ahubwo rero kumwemeza yuko imana ihari kandi irema biragoye ahubwo bisaba kugira ngo umuhe proof umuhe ibimenyetso yego nuvuga ngo nyine we azaguhamagara umuntu uhita ubona ngira nashyizeho titre ati njye y'umuntu amamagaye mubwira ibye njye ndi umugabo wo kubihamya pe uyu mwuga aka kazi nkamazemo amezi 10 sibyo ariko nshima imana ko abantu benshi bagiye babohoka urumva kandi ikindi umuntu naguhamagara imana ntigire ikikubwira ikosa ni iryawe cyane iry'Imana itavuze turatumwa turi numwa ntago rero tuvuga ibyo tutatumwe n'ibyo tutabwiwe nigute sinzaje kukubesha ejo nkago mfiteho urubanza ahubwo nakwihorera pe kubera ko iyo Imana igiye guhamagara umuntu ibifite n'uburyo yamuhamagaye kandi umuntu wese afite aho yahamagawe akuwe hari abantu bakuwe mu bubyiniro kugira ngo bahamagarwe hari abantu bakuwe mu kazi k'uburaya kugira ngo bakorere Imana hari nabo bakuye mu miryango idafatika itanafututse ariko abo ngabo barahamagarwa baza gukorera Imana niyo mpamvu rero njye ushobora kumamagara nkagusengera hatagira ikimana imbwiye nk'icecekera kubera ko wowe Imana ifite impamvu yicecekeye kuko ibintu byose Imana ibikora yabitekerejeho kuko yubwaye mu Mana bwayo irihariye ukuri yego ni ikihe kintu wumva ukavuga uti Imana nanjye pe ndagushimye kuba arangize eka tubyita umukozi wawe nubwo hari abajya banga ngo ntari abakozi b'Imana ngo ni abana b'Imana ariko ntacyo nyine ukavuga uti Imana kuba arangiza umwana wawe ukampa n'impano zawe niki ngewe ikintu nkundira Imana ko yarangiriye icyizere icyambere n'uburyo indinda nta ruhare nabigizemo yego ikindi cya kabiri nuko ikintu kijya kuba yamaya makuru yego hari uburyo Imana igikuganirizamo ikaguha amakuru y'ibintu bigiye kuba wowe bitaraba kubera ko ubwayo yarivugiye ngo ntago mbasize mwenyene ahubwo mbasigiye umufasha ari we mwuka wera uzajya ibana namwe uwazajya abamenyesha ibigiye kuba n'ibizaba niyo mpamvu rero njya mbikunda nkanabishimira Imana kuba yarangiriye icyo cyizere kuko biragoye ni bake hari abantu basenga imyaka n'imyaka myinshi cyane ndetse bavuka no mu miryango ikomeye ariko ayo mahirwe nabayabona yo kugirirwa icyizere cyo kuvugana n'Imana hari icyo wibuka Imana yaguhayeho amakuru kuri wowe nyine kikaza kukubaho kitagutunguye hagati nanjye ndaza kukubwira icyanjye utagabona njye kukubaza gusa naye ndaza kukubwira icyanjye uvuze aho ndibuka ikintu cyo kugendana amakuru it's okay ikintu ndakibuka cyane yego icyambere Imana yambwiye ikambwira ko yambwiye ko izamenyekanisha kamenywa mu mahanga yose icyambere yarabikoze pe amen ubushobora guhamagara ahantu runaka bakakubwira ati mutubwire umukobwa witwa Pascaline bakamubabwira akavuga ati mutubwire ni byinshi dufite ibihamya ikindi cya kabiri yangejeje mu mujyi wa Kigali yego ntago nari mazi kandi kugucyangana njye nta nubwo nari nkwiye kuhamenya ariko mfite inshuti mu mujyi wa Kigali mfite inshuti mu mujyi wa Musanze mfite abamama nahamagara n'abadada n'abapapa nahamagara nkabwira ngo nagize ikibazo bakanyumva bakita banyumva bakavuga ati wa mwana wacu burya yafite ikibazo ubwo rero kandi burya ahantu nari mvuka ntago byari kuzashoboka ariko iyi Mana igitugirira icyizere haleluya none nanjye kuba twaganiye wewe ugiye kumenyana n'abantu b'umugisha b'umumaro hano mfite abantu beza yego bakunda abantu nkuko nanjye nkunda abantu urumva dufite umuryango mwiza pe abazareba iki kiganiro bazagukunda buriya kugirirwa umugisha yego ni ugukundwa n'abantu n'ukuri no gukunda abantu kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nubwo wagira indimi nk'iz'abahanuzi ukavuga ndetse ukamanura amabuye gakamanuka nta rukundo ugira burya nta bumuntu bwaba bukikurimo ntacyo bwabikumariye ariko ngewe Pascaline uri aha ngaha Imana yamaye urukundo amen uri official
rusanzuye nyine rwinshi cyane. Yego. Abantu bose ndabakunda kandi kungeri zabo. Waba uri mugufi, waba uri muremure, waba uri inzobe, waba uri igikara, uko waba umeze kose. Yego. Njyewe uwo mutima wo gukunda abantu rwose ndawufite. Nuzaba ashaka ko tuba inshuti azaze pe. Nose Pascal uri muto uhanurira abo mungana gusa cyangwa n'abakuru tujye bahanurira? Nikundira n'abantu bakuze rero. Kubera ko abantu bakuze baba bafite icyo bashaka, baba bazi icyo bashaka. Bo baza baguhamagara bazi icyo bashaka. Ariko hari ukuntu uhanurira urubyiruko mugenzi wawe ukabona ibintu uri kumubwira, ukabona yifashe nk'ibintu biri brage, akagira ngo uri kumutera brage, kandi burya biba biri seriye. Yego. Kandi noneho urubyiruko rukunda kwiyumva cyane. Nicyo kibazo tugira, tukumva ko nyine bitewe n'amaraso tuba dufite, tukumva ko nta cyaduhangara nta n'icyadushobora. Ariko abantu bakuze impamvu mbakunda nuko iyo bahanurira babyumva kabiri, uvuga rimwe bakumva kabiri. Uvuga rimwe bakumva kabiri kubera ko baba baza agaciro k'icyo bari gushaka. Yego. Ingeri zose ndazihanurira, ndazibwira bitewe nuko natumwe, ariko nkunda gusabana n'abantu bakuze. Abantu bakuze ndabikunda vraiment, ndabikunda cyane. Urubyiruko batese kayatungana katubwira ngo Imana iravuze kwe. Barapinga cyane urubyiruko. Njye nkunda abantu bakuze, unarebye n'inshuti zanjye ni abantu bakuze cyane. Ndabakunda cyane. Reka rero dufate umwanya tujye twumve n'ijambo ry'Imana. Iyi mvura ntuyitinye ni gakeya. Okay. Nta kibazo. Wowe nje uko ufite telefone wambwira naho turasoma. Okay, soma muri Yeremiya 17 umurongo wa 7. Yeremiya ibice 17 umurongo wa 17. Yego. Haragira hati Yeremiya 17 umurongo wa 17. Umurongo wa 7. Umurongo wa 7. Yego. Nayingiye kure cyane. Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Amen. Amen. Komeza ndavuga. Yego, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa n'acana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere. Dusubiremo. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Amen. Njye Uwiteka ni njye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirima ye ziri. Ndekeraho. Nari nkomeje naryohewe. Amina. Haleluya. Uyu Yeremiya yaratubwiye ngo Yeremiya 17 umurongo wa 7. Yego. Ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka kamubera ibyiringiro. Nyemerera nawe uyu munsi umuntu wese uri kunyumva, nyemerera umunsi wa none Uwiteka bari gukubera ibyiringiro. Kuko ngiye Pascaline nakubera ibyiringiro ejo nkaguhinduka. Yego. Abakomeye batubera ibyiringiro ariko ejo bakaduhinduka. Nyemerera rero Uwiteka bari gukubera ibyiringiro, ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo gishorere imizi yacyo. Amen. Mu mugezi, ngo kandi kizahora gitoshye, ngo ntago kizatinya igihe amapfa yatereye. Haleluya. Amen. Ngewe impamvu ibyo bintu nasanze ari ukuri, ntago kizatinya cyuko cyageragejwe, ntago azatinya kuko bari kumuvuga umuntu wizeye Uwiteka. Ntago azatinya kuko bari kumugambanira mu kazi kuko yizeye Uwiteka. Munyemerere tubanye maso mwakwizera Uwiteka, kubera ko Uwiteka niwe byiringiro byacu kandi niwe mfatiro nzima. Kubera ko ngewe nahungiye ku imitsima irambwira ngo Uwiteka niwe umutsima utera imbaraga. Mungiye ku amazi arambwira ngo Uwiteka niwe amazi amara inyota. Mungiye ku inzira nazo zirambwira ngo burya nubwo badusanze Uwiteka niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Mungiye ku amabuye narambwira ngo Uwiteka niwe buye rikomeza imfuruka. Sanga rero Uwiteka niwe byose kuri twe. Haleluya. Niyo mpamvu turi kumwe, turi hano, uri kunyumva, wanyemerera ugahungira ku Uwiteka. Uwiteka akaba kubera ibyiringiro, kuko nakubera ibyiringiro buri kimwe cyose kizashoboka. Uzasenga wizeye
Mana buri kimwe cyose gihinduka ku buzima bwawe. Rero iringira Uwiteka, uzaba nk'igiti cyashoreye imizi mu mazi, kuko kizahorana itoto kandi kizashora imbuto igihe cyose. Naho amapfa gatera, naho intambara zaba nyinshi, naho bagutuka, naho bagusebya, naho bakubwira nabi, ariko uzagumugire gute? Ukomerere muri bya byiringiro by'Uwiteka, kuko Yesu niwe byose kumufite. Ongera unsomere yego Abaheburayo 12. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa mbere. Yego, kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Amen. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Mwebweho ntimuragera aho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha, kandi mwibagiwe kwa guhugura kubabwira nk'abana ngo, mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka hana, kandi ntugwisari nagucyaha. Amen. Amina, haleluya. Amen. Ngiye buriya rero iri jambo ryamfashije narisomye mu kanya, ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Ngewe iri jambo narikunze kubera ko iyo Yesu ataza mwisaje kuduha icyitegererezo, nyamaze twari kuba ibyigenge. Ariko Yesu yaje yicisha bugufi kandi ari umwana w'Imana. Yesu araza aravuga ngo ntago nzavukira ahantu hakomeye kugira ngo n'abavukira haciriritse bihebe. Ariyemeza avukira ahantu hari horoshe kandi nyamaze kuvukira hakomeye byari byemewe. Araza aravuga ngo ntago nzagenda ngo mvukire mu muryango ukomeye, mu muryango ukize, ahubwo reka mvukire mu muryango uciriritse kugira ngo nisanitse n'abantu baciriritse. Arangije aravuga ngo ntabwo nzatuza ngo ndeke gukubitwa, ngo ndeke kuvugwa, ndeke gutukwa, ahubwo ibyo byose ngomba kubikora kugira nisanishwe n'abatukwa kandi bakora umurimo wanjye. Aravuga ngo reka nce mu rugamba, nce mu nzira y'umusaraba, kugira ngo nurimo kuyicamo ajye amenya ko ndi kumwe nawe. Haleluya. Iri jambo impamvu narikunze ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremereye byose n'icyaha twiyambure kibasha kutwigiza vuba. Haleluya. Ngo twiyambure. Haleluya. Munyemerere mbere yuko dusaba byose, dusaba buri kimwe cyose, tugira ibyo twiyambura. Iyo ufite icyo ushaka kugira n'icyo utanga, iyo ufite ikintu ushaka, kano kanya iyo ushaka kubyara, ushaka umugabo cyangwa ugashaka umugore, iyo ushaka amafaranga urayashaka, uracuruza, ushaka akazi, uradepoza, ukora ikizamini kikagutsindeje ukongera ukagerageza. Iyo ushaka perime utanga amafaranga ndetse ukanakora kugira ngo ubone icyemezo kiguha kwemera gutwara. Niyo mpamvu natwe kugira ngo tugire icyo dusingira kandi tugire n'icyo dufata, tugire n'ibyo tubona, tugomba kugira ibyo twiyambura. Tukiyambura ibyaha byacu, tukiyambura ubusambanyi, tukiyambura ubujura, tukiyambura gukorakora, tukiyambura kunegura, kubesherana, gucana imanza, kugira ngo natwe twemererwe twinjira mu rugo bwami. Yesu yaje kwisanisha natwe, aremera anyura mu rupfu kugira ngo n'abazanyuramo bataziheba, aremera yambika ubusa, ndetse yaravuze ngo ntago
ndetse urwo rugendo rwe ntabwo rwari rworoshe rwo kunyura ku musaraba, ariko yaremeye abana natwe, anyura ku musaraba kugira ngo natwe igihe tuzaba turi kunyura mu bigoye, turi kunyura no mu makuraba, tuzamenye ko turi kumwe nawe. Yesu yaje mu isi kugira yisanishe natwe, yaje mu isi kugira yisanishe nawe. Yaremeye yaragendaga akagera ku barwayi kugira ngo abone ko igihe nawe uzaba urwaye uzamenye ko uzaba uri kumwe n'Imana. Yazuraga abapfuye kugira ngo umunsi nawe uzabona ko ibyawe byarangiye, ibyawe byasizweho iherezo, ndetse ibyawe byagezwe kuri finale. Yesu nibinutse yashaka kukubwira ko nibyanutse Yesu ajya bizura, ajya bizura kandi ajya atanga icyizere, kandi umuti wayo, umuti w'Uwiteka ntabwo ujya urangiza manda. Duharanire gushaka umuti ku Uwiteka kuko ntabwo ujya urangiza manda. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Umuti w'Uwiteka ntabwo ujya uba expired, ntabwo ujya uba expired, kirazira. Ni ukuri Imana ishimwe. Pascal, Imana iguha umugisha. Tuwusangire. Yego, njye nagukunze, nafashijwe. Hari abandi bantu bareba iki kiganiro bumve bashaka kuganira nawe, bakubona ute? Hari telefone, sibyo? No kwibwira abantu aho utuye neza, umudugudu, akagari, wima kukarangira umuntu. Hari umuntu uvuga ati njyewe kuri telefone yego twavugana twasengana, ariko ibyiza nuko nzafata umwanya nkajya iwabo. Iwacu iyo uje iwacu uza uri kubaza ngo kwa Niyoneze Kureta Yesu yahereye ubuntu. Uwo ninde? Ni mama wanjye. Ajya akunda kwivuga ngo ni Niyoneze Kureta Yesu yahereye ubuntu. Yego. Iwacu ni kuri Nkumba, munsi y'amashuri ya Nkumba ya mbere, mu murenge wa Kinoni, akagari na Kankumba, umudugudu ni Mutabo. Naho ngaho wansanga. Yego. Telefone ni 07595498. Yego. Dusoze. Nari nyibakunze. Akumva wakigumira. Numvaga nafashijwe, ndi kumwe n'Imana pe. Tutagira ibyo tukunigana, iryo ukumva twa tukuniganye rivuge. Ntaryo, kubera ko nanone uravuga ngo kuvuga menshi siko kuyamara, ahubwo icy'ingenzi ni ukuvuga ikirakora ku mutima w'umuntu. Yego. Ngo kandi amagambo menshi avamo ibicumuro. Ngewe icyo nababwira, nkabwira buri muntu wese uri kunyumva, naharanire kugira ibyo yiyambura, ubundi nawe agira ibyo asaba. Kuko iyo bundi Abanyarwanda baravuze ngo iyo ushaka inka uryama nkayo, nubwo atari kuryama mu cyondo, ariko urayishaka ukayigura, ukayica nyine, ukayigura pe, ukayizana mu rugo kugira ngo yanku yibone. Niyo mpamvu nawe nimba ushaka Imana, iyambure ibyagutandukanya nayo. Yego. Wihane, uce bugufi, kandi umenye ko waremwe. Umenye ko waremwe, ureke kwizamura no kwishira hejuru, aho guce bugufi mu mutima wawe, ubwira Imana ngo nyamaze Data wa twese, ni weho byose kuri nge, ndakwihaye n'umutima wanjye wose, nayizazi kwihe koko, kandi gusange muri buri kimwe. Yego. Amen. Tuzasubira. Nzagaruka tuganire pe. Nzagaruka tuganire, nabonye ufite ibyakomeza abantu, ibyasana abantu imitima. Uzagaruke nta kibazo. Yego. Getse niba ngira gukunze utankunze. Mana nagukunze cyane. Sawa, ubwo twakundanye rero tuzakwana ibiganiro byinshi, ubundi duhumurize abantu. Yego. Nkuko twatangiye n'isengesho, reka n'undi usoze n'isengesho. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi watugiriye. Izina ryawe nirishimwe, reka amahoro yawe aganze mu mitima yacu, kandi Data wa twese reka ibyaha bitube kure, reka ibyaha bitujye kure, ahubwo amahoro yawe atuganzemo. Muririmbyi yararimbye ngo ngerageza gukora ibyiza, ariko ibibi bikananga imbere. Ngaho nyemerera, ahubwo wowe Data wa twese ujye utuba hafi, uduhe amahoro yo mu mutima, uduhe uburinzi bwawe, gukora kwawe n'ubushake bwawe bujye butwomaho. Nyemerera rero Data mwiza, ubane natwe, ubane na buri mwe wese uri kunyumva, kandi Data imitima ya twese n'abari kunyumva bari mu Rwanda, bari mu gihugu, mu bindi bihugu, ubahe imitima yo guca bugufi, kandi biringire Data kugeza kumeruka umunsi Yesu azazira. Bamwizere kandi bamwizigize kuko ari wowe ushoboye byose. Nyemerera rero Data nyiribihe, ubane natwe kandi udushigikire, ntawe ngutotesheje amagambo nk'ugutegeka, ahubwo nyemerera ibyo ushaka n'ibyo ukunda ubiduhana ubuntu n'abera mu izina rya Yesu. Amen. Amen.